Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze mwebwe mwese abo duhuriye hano. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye ni Nshimiyimana Bildad nk'ibisanzwe. Mpamya nashidikanya ko ku bantu tumaranye iminsi hano ntago ndi umushyitsi kandi namwe ntago muri abashyitsi kuri jyewe. Icyakora birashoboka ko wasanga hari umuntu duhuriye hano bwa mbere. Imana imuhe umugisha nawe. Rero mu minsi yashize twagiye twumva amakuru agiye atandukanye yavugaga ku byerekeye n'ifungwa ry'insengero no guhera mu mwaka washize. Ntekereza ko umwaka n'ubundi uri hafi gushira insengero zifunzwe, ariko abantu benshi bakaba baragiye babivuga mu buryo bugiye butandukanye ndetse banabyakira mu buryo bugiye butandukanye. Bamwe bakavuga ko ari ukurwanya Imana, abandi bakavuga ko ari byo bikwiriye. Bamwe bati ubuyobozi buriho bwaraduhumuye, abandi bati ibi ngibi ntabwo ari byo. Buri muntu wese yagiye abyakira mu buryo bugiye butandukanye. Tuza no gutegereza ko zifungurwa, biba ngombwa ko leta ishyiraho gahunda yo kuzifungura, ariko hari ibyo zibanje kuzuza. Ntabwo nshaka kuvuga ku byerekeye no kuzuza ibisabwa by'insengero kugira ngo zifungurwe, ahubwo ndagira ngo turebe ese ubundi ibintu byatangiye bite. Ese hari aho bihuriye n'ibyanditswe byera, cyangwa se haba hari aho bihuriye n'ubuhanuzi? Ese ni mu Rwanda honyine byabayeho, cyangwa se ni mu Rwanda birimo biraba? Ese haba hari n'ahandi? Ibi bintu bihurira hehe n'ubuhanuzi? Nicyo ngicyo ngira ngo rero turebe. Ntiriwe nizimba mu magambo rero, nk'uko mu kiganiro cyatambutse ejo bundi nabibabwiye, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimo harabaho inkundura mu buyobozi bwite bwa leta. Ni inkundura navuga ngo yerekeranye n'ijambo ry'Imana, cyangwa se no kuba abaturage ngo b'Amerika bagaruka ku isoko y'ubutumwa bwiza. Ibi rero byaje kongera gushimangirwa na Perezida wungirije bamwita J.D. Vance. Niwe waje kongera kubishimangira neza, yerekana uko ibintu byifashe n'uko bihagaze. Avuga ko hari ibintu byinshi byagiye byirengagizwa, ariko byaje kuntera gutekereza. Nongera gutekereza inshuro ebyiri, ndavuga ngo ariko J.D. Vance na Donald Trump haba hari aho bahuriye kuri iyi mishinga yabo, cyangwa se ntaho bahuriye, ahubwo basa nkaho barimo baravuguruzanya. Ni ikibazo navuga ngo gisa nkaho kiri seriye ku bantu bakurikirana hafi ubuhanuzi. Twatangiye kubona amakuru agiye atandukanye asa nkaho aba bayobozi navuga ngo barimo basa nkaho bavuguruzanya, ariko bitari ku buryo bweruye, ahubwo ari uburyo bwo gushyigikirana mu buryo nyine bw'amabanga yabo nk'uko dusanzwe tubimenyereye. Witwa J.D. Vance yavuze ati ntabwo dukwiriye gukumira abimukira, hanyuma Donald Trump nawe ati dukwiriye gukumira abimukira. Urumva ni ibintu bisa nkaho bihabanye. Reka bari ko mbivuga, mwihangane mbivuge mu ubwo buryo. Ni ibintu twavuga ngo bisa nkaho bihabanye, ariko wajya kureba ugasanga hari aho birimo bihurira. Kuko J.D. Vance mu mbwirwaruhame yabwiraga abayobozi bo muri Europe, yavuze ati ariko ubundi ikibazo ngiye ndimo ndibaza ko murimo murakumira bimukira ngo kugira ngo murinde igihugu, cyangwa se murinde ubushobozi, cyane ko muvuga ko iyo muri kwiyamamaza muvuga ko muzahagarika bimukira kugira ngo abaturage b'ibyo bihugu za Amerika babeho neza. Atariko ikibazo ntago ari uguhagarika bimukira, ahubwo ikibazo no kubanza gusobanukirwa neza icyo twebwe ubwacu turimo turarinda. Yego, yavuze ngo ikibazo no kubanza gusobanukirwa neza bo ubwabo icyo barimo bararinda. Byaje kuza gutuma ngira ibitekerezo byinshi, kuko muri iyo mbwirwaruhame nanimo n'ubundi yavugiye ibyerekeye n'ijambo ry'Imana. Avuga ati abantu bamaze gutandukira, abantu bamaze kujya kure. Koko nza kuza gusanga mu myaka 2 ishize, muri 2023, muri leta muri Bwongereza, yego ni mu Bwongereza, British, ni mu Bwongereza, hari umusaza
witwa umusaza yitwa Adam Smith Kano. Ni umusaza wari umu physiotherapist cyangwa se yari umuganga muri rusange, kwa reka tubivuge gutyo, yari umuganga muri rusange. Rero leta y'Ubwongereza yamuciye ibihano navuga ngo by'amafaranga menshi, bamujijije kuba basanze arimo arasengera hafi y'ahantu avurira. Bamujijije kuba yarasengeraga hafi y'ahantu avurira. Ibi rero byagenze gute? Uyu musaza bari baherutse we na sheri we bari baherutse gukuramo inda, ariko bisa nkaho kubyakira nyine kuri we bitamubereye byiza. Hanyuma aza kuza ahantu yakoreraga ngo yigiye hirya ho metero 50 kugira ngo bitaza kuza kugaragara wenda ko yazanye amahame atandukanye. Arangije arasenga. Mu gusenga rero abayobozi bamwe mu bayobozi baza kuza kumubona, birangira ajyanywe mu nkiko azira icyo gikorwa cyo gusenga gusa. Ndaza kubabwira ahantu ibintu birimo birahurira. Yaziraga igikorwa cyo gusenga gusa. Ibi byatumye ajyanwa mu nkiko. Amaze kujyanwa mu nkiko, abavoka ndetse n'abashinjacyaha baraterana n'abacamanza, birangira uyu musaza bamushinjije icyaha cyo kuviola amategeko. Ndagira ngo munyumve neza iki kintu, mucyumve neza. Iki bamujijije kwari uko basanze arimo asenga. Ntago mbizi wenda niba yari muri private place wenda niba yari ahantu hibanga cyangwa se wenda yari ku karubanda, ariko ntekereza kuko byagenda kose aho yaba ari hose nta muntu yabangamiye, yari wenyine. Ntago yari ari kumwe n'undi muntu wenda cyangwa se n'itsinda runaka ngo tuvuge ngo nibo wenda ni abantu yaba yaragumuye. Oya, ntago ariko bimeze. Ahubwo uyu musaza Adam Kano yari wenyine arimo arasenga. Urumva ubwo yari afite agahinda ke mu mutima, kuko urumva bari baherutse gukuramo inda we n'umufasha wiwe, hanyuma arasenga. Rero impamvu mvuze ngo yari arimo asengera ikibazo nuko mu rukiko bamubajije impamvu yaje kwihandagaza agasenga ku karubanda cyangwa se agasenga ku mugaragaro. Arabwira ati giye mu mutima wanjye nari mfite ikibazo uko duherutse gukuramo inda, so nari ndimo ndasengera ibyo ngibyo. Rero ahari wenda wasanga yaranasenga ngo ubutaha Imana izabaho umwana, nta wamenya. Ariko birangira Ubwongereza, abacamanza b'Ubwongereza bamuhaye ibihano byo gutanga amapaundi menshi. Ibi rero biraza kuza guhurira hehe? Natwe iwacu mu Rwanda ntago insengero zifunguye. Ariko mbere yo kugira ngo mvuge icyo nari ngiye kuvuga, reka twihute tugere no muri Scotland. Muri Scotland ho biratandukanye. Ubu kugufata muri Scotland, kugufata usenga privately mu rugo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Gusengera mu rugo ntago ari imiryango, ntago ari abantu runaka, ahubwo wowe ubwawe kugufata urimo urasenga privately mu rugo ni icyaha gihanwa n'amategeko. Nshuti zanjye ikintu ndagira mu cyumve neza. JD Vance abivuga mu mbwirwaruhame yabwiraga abanya-Europe, yavuga ngo iki gisa nkaho ari ikintu cyamaze gufata Europe. Dukwiriye gusenga, yaba ati dukwiriye kumva iki kintu. Ubundi gusengera mu rugo bitwaye cy'abantu, kuba umuntu yajye ku ruhande agasenga bitwaye iki? Ubwo yarari kuvuga nko mu Bwongereza nyine bahagaritse uwo muvandimwe bakamuca amafaranga nk'igihano cy'uko bamufasha arimo arasenga. Muri Scotland naho babahagaritse gusenga mu ngo mu buryo buri private. Ntago ndamenya amakuru neza niba no mu nsengero ariko bimeze, ariko gusengera mu rugo byo ntago byemewe. The same as Rwanda. No mu Rwanda naho ni gutyo bimeze. Mu Rwanda murabizi ko ntago gusengera mu rugo byemewe na hato. Gusa twebwe icyo tutabuzwa, ntago tubuzwa ko ntekereza ko ngenda mutse mbaye mfite umuryango wanjye tukegera tugasenga, nta tegeko ribihana. Ariko nyine murabizi ko insengero bazifunze. Bamaze kuzifunga ntago twigeze tumenya impamvu bwite byihishe inyuma. Impamvu twahawe nuko nyine hari zitujuje ibisabwa, ariko nanone twajya kureba tugasanga nizujuje ibisabwa cyangwa se ibyo basabye izi byujuje nazo ntago zari zatangira gufungurwa. Reka twe kwirirwa duca imanza wenda nta wamenye zizafungurirwa kandi anigeze zidashobora gufungurwa. Ahubwo ikibazo uhagaze ute? Mbese biramutse bikomeje gutya bikarangira ibintu byihindurije,
n'insengero ntizifungurwe, urumva umwanya uhagazemo ukomeje kuba umeze gutyo, urumva byazarangira urahagana hehe? Ese byazarangira ubonye imbaraga igukomeza? Ese byazarangira ubonye imbaraga igusubiza inyuma? Urumva ukurikije uko ubayeho muri iyi minsi y'insengero zifunzwe bimeze gutyo. Rero nagira ngo mbahe amakuru hato hatazagira n'umuntu unabyitiranya akagira ngo ibintu biroroshye. Urumva ntabwo ikibazo kiri mu Rwanda gusa, urumva nko muri Scotland ntabwo byemewe gusengera mu rugo, British gusengera mu ruhame ntabwo byemewe, n'ahandi hagiye hatandukanye ubwo ngaho nahabashije kumenyekana, hari ahandi hagiye hatandukanye naho. Rero ndabasaba kugira ngo nshuti bavandimwe mwitonde, kuko ibihe bimwe biragenda byihinduranya gahoro gahoro. Ndagira ngo mbasabe rero kugira ngo musenge cyane, nanjye nsenge kugira ngo twese tutagwa mu moshye, niko Yesu Kristo yabwiye abigishwa be ubwo igihe cyo kubambwa ko cyari cyegereje, aravuga ati mubyuke musenge mutagwa mu moshya. Nuko yabonaga ko Satani asa nk'uwabaziye mu buryo budasanzwe. Natwe rero Satani yaratuziye mu buryo budasanzwe, niyo mpamvu dusabwa gusenga mu buryo budasanzwe, tugasabwa kwiga ibyanditswe byera mu buryo budasanzwe, tugasabwa kuba imbere y'Imana mu buryo budasanzwe. Uko murumva umunyarwanda yavuze ngo umwera uturuka ibwami ugakwira hose, kandi buryo umunyarwanda none yarongera avuga ngo inkoni ikubise umukeba uyirenza urugo, kuko ejo nawe urya gukubita. Ibiri muri Scotland nubwo bijya gusa n'ibiri mu Rwanda, wenda twebwe hakaba hakirimo inyoroshyo, ariko no mu Bwongereza byahereyeyo. Kandi narabwiye ngo bari abagabo nimuramuka mwumvisha arimo baravugira Imana, muzabyitondere kubera ko ntago ari shyashya, kandi aya mari turayazi ko aturuka i Roma yo kwigira beza, hanyuma bikaza kurangira ahavuye ibibazo bateje baje bazanye ibisubizo ngo tubone ko ari abantu beza. Imana rero ibahe umugisha kandi mukomeze guhagarara mushikanye. Bye bye.